hano ntago tunyuzeho film Inzira y'umusaraba, hano niho tufatira ibitekerezo by'abafana b'Inzira y'umusaraba, tukarebera hamwe comment ndetse n'inyunganizi bagenda baduha. Turaza kubashyira link muri comment, muze kugenda mwumve byinshi kuri Iribagiza. Hello fellows, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Nk'ibisanzwe ni Bimiri channel, ni Bimiri 13 Empire. Mukore subscribe, like, share na comment. So guys, uyu munsi nkuko mubibona yo mukitubona imbere ya kamera mu munsi ko tugiye kuvuga ku bakunzi b'Inzira y'umusaraba. Ikintu cya mbere tugiye guheraho n'abantu bari kwitiranya ibintu. Gusanga just utarafungura content ntiwarebye birimo ukihutira kujya muri comment ukandika hano ntago tunyuzeho film Inzira y'umusaraba, hano niho tufatira ibitekerezo by'abafana b'Inzira y'umusaraba, tukarebera hamwe comment ndetse n'inyunganizi bagenda baduha. Rero nimo kabyitiranye muvuge ngo biyitiriye Inzira y'umusaraba, nago twiyitirije Inzira y'umusaraba kuko nta na rimwe urazi ugasanga hano hariho filime itandukanye n'Inzira y'umusaraba kandi itari Inzira y'umusaraba. Ibyo tuvuga ni Inzira y'umusaraba, tugenda tuvugiramo hamwe Inzira y'umusaraba abastari baba baragiye banyuramo, tuvuga amateka yabo, niho musanga tuvugamo bansabi, ba papa sava, ba mama sava n'abagiza. Abantu bakomeje kugenda batubwira ngo tujye tuvuga cyane ku bakinnyi bakina mu Nzira y'umusaraba twabavuzeho. Abantu bakomeza kutwishyuza Iribagiza, turaza kubashyira link muri comment, muze kugenda mwumve byinshi kuri Iribagiza. Abo tutarabakoreraho ni Cyusa, Isimbi n'abandi benshi na mama Cyusa, abo bose tuzagenda tubavugaho. So reka tugaruke rero ku busesenguzi ku Nzira y'umusaraba, aho tugenda dusesengura tukarebera hamwe se nibiki abafana bakeneye, nibiki twakongera, nibiki twahindura. Uyu munsi rero tugiye gutangira twibaza ati ese Iribagiza baba bamenye ibyo nkuko twabibonye mu gice cyatambutse ejo cya 67 twabonye Isimbi yiyorobeka kuri ba Iribagiza, araza bigiraho umwana mwiza. Ese wo kubibona Isimbi yaba yahindutse cyangwa ari kwiyoberanya yigira umwana mwiza kuri ba Iribagiza kugira abashe kuba yabahemukira? Icyo ni ikibazo cy'amatsiko cyane twe twibaza, turaza no kurebera hamwe ibyo abafana ubwabo nabo bibaza bafitiye amatsiko. Gusa turabireba mu kindi gice, ntago ari muri iki gice. Aha turaza kurebera hamwe comment mwagiye mutanga zijyanye n'ibyifuzo byanyu. Ikindi kintu kirimo ari twese turi kwibaza, igice cyacu cyarangiye Iribagiza avuga ko abagizi ba nabi bagaragaye kandi n'uwabatumye yabonetse. Ase kuriya Fabiola yahise agwa muri koma agafeitinga, niko twabyita. Kari akantu gashobora ko ubwako guhita kabikimenyetso. So guys, ibyo ni ibintu twese dufitiye amatsiko, dushobora kubisanga mu gice cya 68 kiraza gutambuka uyu munsi nkuko tubyiteguye twese. Tugiye noneho rero kuvuga kuri comment n'ibitekerezo mwagiye mutanga. Turajya dusoma comment umuntu yagiye atanga, tunavuge uwariwe. Comment ya mbere twahisemo suko nyine nango twavuga comment zanyu zose, tureba comment zijyanye n'ibyo abantu bo bafite amatsiko cyangwa ibitekerezo byabo baba bagiye batanga bitewe n'ibyifuzo bifuza, bavuga ati nje ndifuza ko muri episode ikurikira byagenda gutya. Uwitwa ufite amahoro Chantal yanditse ati ngiwe ndumva Fabiola yamenyekana akaryozwa ibyo yakoze, ababyumva nkanjye mu like mwazi muhundagajeho pe. Icyo ni icyifuzo cyitwa ufite amahoro Chantal. Nimba nawe ari kubyifuza uraza kutwandikira muri comment, unatwandikire nawe ibindi waba wifuza. Icyo ni igitekerezo kuva ko ufite amahoro Chantal. Ibi bitekerezo rero muduha nibyo twebwe tugenderaho dukora story, kuko tuba dushaka gukora ibintu bihuye n'ibyo mwe mwifuza. Niyo mpamvu kujya muri comment ukandika comment biradufasha, bikanatubwira nyine icyo twatanga, product twatanga. Uwitwa Mukamana Claudine we yanditse ati Iribagiza na Cyusa bazibanire mu buzima busanzwe apana bya filime. Ku bantu bakurikiranye icyegeranyo kuri Iribagiza ni umumama afite n'umugabo. Rero iki cyifuzo cya Mukamana Claudine cyuko Cyusa na Iribagiza babana, nta mahirwe tugihaye na make, nubwo twavuga ngo 10% ngo cyangwa 15%.
ni amahirwe n'amakeya tubihaye. Aha, uwitwa Uwimana Josiane nawe ati Fabiola akwiye gufungwa akaryozwa ibyo yakoze. Uwo nawe nicyo cyifuzo cye yifuza, kandi ni icyifuzo gihuriweho n'abantu benshi. Abantu benshi baravuga ati Fabiola akwiye kuryozwa ibyo yakoze, ari naho mpamvu twavuze ati ese koko inkuru y'uko abahemukiye Cyusa babonetse Iribagiza yatanze, haba hari umusaruro igiye gutanga, haba hari icyo nyine igiye guhindura ku byifuzo benshi bafite byo kuvuga ngo Fabiola afungwe, ngo ajyanwe muri gereza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Undi witwa Mukaneza Serafine yanditse ati amasengesho ya Kanyana ni ingenzi, igihe kirageze ngo Cyusa umenye umukunzi wawe nyakuri. Ibintu bigikomeje kugorana nyine twese nicyo cyifuzo kindi kirimo hano muri comment cyagiye kigaragara cyane. Abantu bose bari kuvuga ati Cyusa amenye Iribagiza, abandi bakavuga ngo Iribagiza ngo kirabashe kwibuka nawe amenye Cyusa. Nyine bikomeje kuba urusobe. Dusenga tuvuga ati hatagira indi kidobyiza, dore ko twanabonye Isimba avuga ko agiye gutegura kandi gapangu twese tutazi. So guys, ibi nibyo byifuzo, ni ibyo bitekerezo by'abafana twabashije gufatamo. Ni ibitekerezo by'abantu bane, witwa ufite amahoro Chantal, Mukamana Claudine, Uwimana Josiane na Mukaneza Serafine. Rero kuba wowe tutakuvuzemo hano suko nawe utatanze comment, sinuko nawe tutabashije kureba ibitekerezo byawe, ahubwo tuba twarebye ibyo abantu benshi bahuriyeho. Abantu benshi mwagiye mwifuza ko Fabiola yafungwa, abandi ko Iribagiza na Cyusa bamenyana. Nibyo byifuzo byiganjemo cyane. Rero tureba ibyifuzo biba birusha ibindi ubukana. So sinuko abandi bamwe mutatanze ibyifuzo, namwe tuzatugenda tubagarukaho. Aha, tugeze muri wa mwanya abantu benshi bagiye bagakunda bakavuga ati ngewe ushize si mwamvuze. Reka turebe rero wowe wanditse ati bushize nago twakuvuze ngo abantu ngo baba bateye comment bwa mbere. Hari nabo nagiye mbona umuntu yanditse muri comment akavuga ati ngese ngo ko mwese muvuga ngo mumpe like ngo ninjye wa mbere, ngo tuzajya tumenya aba mbere gute. Aba mbere rero twebwe turabamenya. Burya nubwo wowe ushobora kujya muri comment ugasanga abantu banditse ati nje ndu wa mbere ngo mumpereze comment ya, ushobora kuzira uwa mbere ariko hari uhageze mbere akakurusha amasegonda makeya. So tugiye kuvuga abantu 10 babaye aba mbere ejo gutera comment kuri episode ya 67. Uwa mbere yitwa Bianca Denise. Bianca Denise niwe muntu wa mbere, niwe top comment wateye comment ku munota wa mbere, ku isegonda rya mbere film ikijyaho. Aha, hakaza uwitwa Masengesho Claudine. Masengesho Claudine yaje akurikiwe na Bianca Denise, nawe niwe wabashije gutanga comment mu bantu ba mbere. Hakaza uwitwa Njilwonsanga Lauline. So abo ngabo ni batatu tumaze kuvuga, turagaruka mu kanya tuvuga n'abandi. Mbibutsa ko iyi ari B13 Empire, mugomba gukora subscribe, mugakora like, share ndetse na comment, kuko vuba hangaha tugiye kujya tunyuzaho filime yitwa My Evil Sister in Law. So guys, muzatubabarire muyikunde, mukore share, kuko azaba ari filime nziza kandi irimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Okay, hari umuntu wigeze kutwandikira muri comment ngo tujye tuvuga 10 ba mbere, ngo tunasome comment baba bagiye bandika. Nago byadukundira kuko comment twe dusoma twazibabwiye ni comment zitanye n'ibitekerezo by'ibyo mwebwe mwifuza. Aha, uwa kane ni witwa Umulisa Mimi Diane. Umulisa Mimi Diane niwe wabaye uwa kane mu gutanga comment Inzira y'umusaraba igisohoka. Nshimiyimana Nixon ni uwa gatanu mu gutanga comment ku Nzira y'umusaraba. Hakaza uwitwa Niyomugabo Eric ni uwa gatandatu, nawe yabashije gutanga comment mu bantu 10 ba mbere film Inzira y'umusaraba igisohoka. Aha, Niyomugabo Eric ni uwa karindwi, Nyiransabimana Valentina ni uwa karindwi. Akaza akurikiwe na Belize Mukamasengesho wa 8. Hakaza uwitwa Nsabimana Alexandre niwe wabaye wa 9. Hakaza n'uwitwa Mutuyimana Fabiola.
abo ngabo nibo bantu 10 babashije gutanga comment ku mwanya wa mbere. Comment zanyu namwe tuba twagiye tuzireba, benshi muri mwebwe mwagiye muhuza ibitekerezo nabo twavuze hano hejuru, niyo mpamvu ntago ari ngombwa ko twavuga ngo uyu yanditse no comment no, ahubwo biba byiza ko uba wakwiyumva ukamenya ko nawe tukuzi kandi tukuzirikana. Rero muharanire ko twabamenya nk'abafana b'Inzira y'umusaraba, mukajya mubasha kuduhereza ibitekerezo byanyu. N'ubundi umuntu utanga comment cyane ukomeje kuyobora abandi muri filime nyarwanda yitwa Simpa. Uyu munsi turaza kubashyiriramo uwo muntu, turaza gushyira muri screen zanyu muraza kumubonamo, kuko ku munsi w'ejo yabaye umuntu wa mbere wahawe like nyinshi muri filime La Vie. Tugiye noneho kuvuga abagize like nyinshi. Rero kugira like ziza gute, ni kwa kundi usanga umuntu yanditse akavuga ati mbaye uwa mbere ngiye ni mumpe like. Uyu munsi tugiye kuvuga abaje bakaba banagize like nyinshi. Hari uwitwa Bianca Denise, ari nawe wabaye uwa mbere mu gutera comment ku Nzira y'umusaraba. Bianca Denise yagize amalike 487 kugeza kuri ubu ngubu. Zishobora no kuba ziyongeye, zishobora kuba zigeze nko muri 500. Ubwo twacekingaga yari afite like 487. Hagaza uwitwa Masengesho Claudine, n'ubundi uko bakurikirana uko bose uwa mbere yari Bianca Denise mu bateye comment, aza kurikirwa n'uwitwa Masengesho Claudine. Abo ngabo nibo bari bafite like nyinshi kurusha abandi. Bianca afite 487, Masengesho Claudine afite 439. Abakunda like rero namwe mujye muhagera mbere, kuko iyo uhageze mbere abaza nyuma yawe nibo bagenda bashyiraho izo like ubushaka. Noneho rero reka dusoze tuvuga ati muze kutwandikira hano munsi muri comment, mutubwire n'ibindi bintu twajya tubabwiraho mwifuza ko twavugaho bijyanye n'Inzira y'umusaraba, muduhereze ibitekerezo, ibyo mwifuza byahinduka mu Nzira y'umusaraba. Ibyo byose twagenda tubyigaho kandi bigakemuka kugira mukomeze kuryoherwa na filime yacu. Tubibutsa kujya muyisharinga, itambuka kuri Big Family TV, ntagitambuka ahangaha niho tuvugira ibitekerezo mbisubiramo, tukanerebera hamwe bamwe mu bantu baba babashije nyine kutwereka ko bakunze filime yacu. Siho rero tunyuza filime Inzira y'umusaraba. Filime Inzira y'umusaraba itambuka kuri Big Family TV. So mwakoze kubana natwe, tubibutsa gukora like, share na comment. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye. Kuri ino si buri muntu wese agira amateka y'ubuzima bwe agiye atandukanye n'ayundi. Hari abo usanga baragiye bahirwa n'ubuzima, gusa ntiwakwirengagiza ko hari n'abo usanga batarigeze bishima mu buzima bwabo habe na gato. Ubuzima bagiye banyuramo kuri ino si bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye bagiye bahura nabyo. Uyu we byagize naho asubiza umugore wabo. Menya amateka n'ubuzima bugoranye n'Inzira y'umusaraba itari yoroshye Kiramani yanyuzemo. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho turebera hamwe mu mateka y'ibyamamare biba bikunze cyane kurusha abandi hano muri sinema nyarwanda. Njyewe ubibagezaho ni Bimiri, bikaba bica hano kuri Bimiri 13 Empire. Wowe udukurikirana umunsi ku munsi, turagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Nimbura umukunzi w'Inzira y'umusaraba, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe. Nimbura umukunzi ushyigikiye urukundo rwa Iribagiza na Cyusa, nawe ntugende utanditse icyifuzo cyawe, kuko tujya tugira umunsi wo kugenda tureba muri comment zanyu, tukagenda tuzivugaho kandi tureba n'ibyo mukeneye byahinduka muri filime Inzira y'umusaraba. Uyu munsi Bimiri 13 Empire yabateguriye amateka ndetse n'Inzira y'umusaraba y'ubuzima twakwita ko bugoranye Kiramani yanyuzemo mbere y'uko tumumenya nk'icyamamare, ndetse n'urugendo rwe muri sinema muri rusange. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be ni Niyonshuti Andi, akaba yaravutse ku wa 3 Gicurasi umwaka w'1994. Avukira mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Biryogo, ari naho ababyeyi be bavukiye. Gusa bitewe no kugenda ashakisha ubuzima byatumye agenda ajya mu duce tugiye dutandukanye. Kiramani hakaba ari mwene Ndabananiye Rwema Jean Darsene na Kagayire Sauda. Amashuri yabanza yayize ku kigo cya IFA, aza gukomereza mu gihugu cya Congo. Kuri ubu akaba
afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye mu bijyanye na computer science and management. Kiramani kandi kuri ubu ni umugabo wubatse, akaba afite umugore ndetse n'abana babiri. Kiramani akirangiza amashuri ye yisumbuye, ubuzima bwaje kumugora nk'abandi bose. Akirangiza amashuri gusa nyuma yaje kubona umuntu umuha mudasobwa akodesha, atangira gucuruza indirimbo ndetse na filime. Nyuma yaje guhindura ibyo yakoraga, atangira gucuruza mudasobwa, flash ndetse na memory card. Ibi bikaba byaraje kumuhindurira ubuzima ugereranyije na mbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaje gushaka umugore witwa Umuhoza Shamsa, ndetse nyuma y'umwaka baza kwibaruka imfura yabo mu mwaka w'ibihumbi 2016. Akimara kuzana umugore, ubuzima bwatangiye kwanga ndetse buramugora cyane. Ibi byaje gutuma afata icyemezo cyo kohereza umugore wabo. Kiramani akomeza gushakisha ubuzima ngo arebe ko bwakomeza. Kongeye kugushimira wowe mukunzi w'Inzira y'umusaraba. Aha tugenda tuvuga hamwe Inzira y'umusaraba abasitari baba baragiye banyuramo igiye igoranye kugira ngo babe bari abo bari bo ubu ngubu. Turagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Iyi ni B13 Empire, njyewe muba muri kumwe nawe ni B. Ujye twandikira muri comment utubwire umusitari wifuza ko twakuvugiraho, ukaba wamenya inzira y'umusaraba y'ubuzima bwe haba yaragiye anyuramo. Ku rugendo rwe rwo muri sinema, Kiramani avuga ko yatangiye ubwo umunsi umwe yari yarebye iwabo, akaza kumva ko Nyagso yaje gukorera video iwabo. Bitewe n'ukuntu yamukundaga ndetse agakunda kureba video ze cyane, yahise hajya kumureba aho bari gufatira amashusho. Yicara mu twasi twari hafi aho abareba neza. Gusa baje kugera kuri role basangamo bazanye bose nta numwe wabasha kuyikina. Biba ngombwa ko bakinishamo Kiramani atangira kugaragara muri komedi za Nyagso gutyo. Amashusho amaze kujya hanze, abantu bari bamuzi bamubonyemo ndetse batangira kumubwira ko yabikoze neza kandi abishoboye. Icyo gihe yese ajya kureba umujyanama wa Nyagso, amusaba ko nawe yazaza mu itsinda ryabo. Umujyanama bitewe n'impano yari yamubonyemo ntiyazuyaje, yahise amutuma ibisabwa. Undi nawe mu gihe gito ahita bimugezaho, yemererwa gukorana nabo gutyo. Mu gihe yakinaga muri video za Nyagso, yamaze igihe kingana n'umwaka akina ariko adahembwa. Gusa ibi yaje kubona ko ntacyo byari kumugezaho, bituma ahita atangira gutekereza uburyo nawe yakwikorera. Bitewe n'uko abantu benshi bakomezaga kugenda bamubwira ko akina neza ari mu isura y'uburakari, ibi byatumye abigenderaho ndetse biza no kumuhira. Ahita atangirana na filime ye yise The Major. Aha ubuzima bwe bwatangiye guhinduka ndetse aza kugarura umugore we bongera kubana. Amaze kubona ko gukina filime ndetse n'urwenya byose abibasha, yahise afata icyemezo cyo gutangira gukina filime ukwazo n'urwenya ukwarwo. Aha niho yahise atangiza channel ya Big Mind, anyuzaho urwenya ndetse na Kiramani Empire anyuzaho filime. Kiramani kuri ubu ni umuntu uhagaze neza muri sinema nyarwanda bitewe na filime ikunzwe cyane muri iyi minsi yitwa My Heart, anyuza kuri channel ya Kiramani Empire, aho kuri ubu ngubu ari kugenda akora n'amafuru movie agenda anyuza kuri filime ya Big Mind. Mwakoze mwebwe twabanye muri iki cyegeranyo, nge twari turi kumwe ni B. naho iki cyegeranyo cyatambukaga kuri B13 Empire. Komeza kudushyigikira ukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze dukomeze kuryoherwa n'ibintu B13 Empire igenda itugezaho. Aho vuba hanga tugiye kujya tunyuzaho filime nziza cyane yitwa My Evil Sister in Law, igiye kugitambuka ahangaha y'uruhererekane. Mwakoze, ikiganiro nakagaruka, bye bye. Kuri ino si buri muntu wese agira amateka y'ubuzima bwe agiye atandukanye n'ayundi. Hari abo usanga baragiye bahirwa n'ubuzima, gusa ntiwakwirengagiza ko hari n'abo usanga batarigeze bishima mu buzima bwabo habe na gato. Ubuzima bagiye banyuramo kuri ino si bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye bagiye bahura nabyo. Uyu we byagize n'aho asubiza umugore wabo. Menya amateka n'ubuzima bugoranye n'inzira y'umusaraba itari yoroshye Kiramani yanyuzemo.
Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho turebera hamwe mu mateka y'ibyamamare biba bikunzwe cyane kurusha abandi hano muri sinema nyarwanda. Njyewe ubibagezaho ni Bimiri, bikaba bica hano kuri Bimiri 13 Empire. Wowe udukurikirana umunsi ku munsi, turagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Nimbura umukunzi w'Inzira y'umusaraba, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe. Nimbura umukunzi ushyigikiye urukundo rwa Iribagiza na Cyusa, nawe ntugende utanditse icyifuzo cyawe, kuko tujya tugira umunsi wo kugenda tureba muri comment zanyu, tukagenda tuzivugaho kandi tureba n'ibyo mukeneye byahinduka muri filime Inzira y'umusaraba. Uyu munsi Bimiri 13 Empire yabateguriye amateka ndetse n'inzira y'umusaraba y'ubuzima twakwita ko bugoranye Kuramenyekanye yanyuzemo mbere y'uko tumumenya nk'icyamamare, ndetse n'urugendo rwe muri sinema muri rusange. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be ni Niyonshuti Andi, akaba yaravutse ku wa 3 Gicurasi umwaka wa 1994. Avukira mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Biryogo, ari naho ababyeyi be bavukiye. Gusa bitewe no kugenda ashakisha ubuzima byatumye agenda ajya mu duce tugiye dutandukanye. Kuramenyekanye hakaba ari mwene Ndabananiye Rwema Jean Dalusen na Kagayire Sauda. Amashuri yabanza yayize ku kigo cya Hafa, aza gukomereza mu gihugu cya Congo. Kuri ubu akaba afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye mu bijyanye na computer science and management. Kuramenyekanye kandi kuri ubu ni umugabo wubatse, akaba afite umugore ndetse n'abana babiri. Kuramenyekanye akirangiza amashuri ye yisumbuye, ubuzima bwaje kumugora nk'abandi bose. Akirangiza amashuri gusa nyuma yaje kubona umuntu umuha mudasobwa akodesha, atangira gucuruza indirimbo ndetse na filime. Nyuma yaje guhindura ibyo yakoraga, atangira gucuruza mudasobwa, flash ndetse na memory card. Ibi bikaba byaraje kumuhindurira ubuzima ugereranyije na mbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaje gushaka umugore witwa Umuhoza Shamsa, ndetse nyuma y'umwaka baza kwibaruka imfura yabo mu mwaka w'ibihumbi 2016. Akimara kuzana umugore, ubuzima bwatangiye kwanga ndetse buramugora cyane. Ibi byaje gutuma afata icyemezo cyo kohereza umugore iwabo. Kuramenyekanye hakomeza gushakisha ubuzima ngo arebe ko bwakomeza. Kongeye kugushimira wowe mukunzi w'Inzira y'umusaraba. Aha tugenda tuvuga hamwe Inzira y'umusaraba abasitari baba baragiye banyuramo igiye igoranye kugira ngo babe bari abo bari bo ubu ngubu. Turagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Iyi ni Bimiri 13 Empire, njyewe muba muri kumwe nawe ni Bimiri. Ujye utwandikira muri comment utubwire umusitari wifuza ko twakuvugiraho, ukaba wamenya inzira y'umusaraba y'ubuzima bwe haba yaragiye anyuramo. Ku rugendo rwe rwo muri sinema, Kuramenyekanye avuga ko yatangiye ubwo umunsi umwe yari yarebye iwabo, akaza kumva ko Nyakso yaje gukorera video iwabo. Bitewe n'ukuntu yamukundaga ndetse agakunda kureba video ze cyane, yahise hajya kumureba aho bari gufatira amashusho. Yicara mu twasi twari hafi aho abareba neza. Gusa baje kugera kuri role basangamo bazanye bose nta numwe wabasha kuyikina. Biba ngombwa ko bakinishamo Kuramenyekanye, atangira kugaragara muri komedi za Nyakso gutyo. Amashusho amaze kujya hanze, abantu bari bamuzi bamubonyemo ndetse batangira kumubwira ko yabikoze neza kandi abishoboye. Icyo gihe yese ajya kureba umujyanama wa Nyakso, amusaba ko nawe yazaza mu itsinda ryabo. Umujyanama bitewe n'impano yari yamubonyemo ntiyazuyaje, yahise amutuma ibisabwa. Undi nawe mu gihe gito ahita bimugezaho, yemererwa gukorana nabo gutyo. Mu gihe yakinaga muri video za Nyakso, yamaze igihe kingana n'umwaka akina ariko adahembwa. Gusa ibi yaje kubona ko ntacyo byari kumugezaho, bituma ahita atangira gutekereza uburyo nawe yakwikorera. Bitewe n'uko abantu benshi bakomezaga kugenda bamubwira ko akina neza ari mu isura y'uburakari, ibi byatumye abigenderaho ndetse biza no kumuhira. Ahita atangirana na filime ye yise The Major. Aha ubuzima bwe bwatangiye guhinduka ndetse aza kugarura umugore we bongera kubana. Amaze kubona ko gukina filime ndetse n'urwenya byose abibasha, yahise afata icyemezo cyo gutangira gukina filime ukwazo n'urwenya ukwarwo. Aha niho yahise atangiza channel ya Big Mind, anyuzaho urwenya ndetse na Kuramenyekanye Empire anyuzaho filime. Kuramenyekanye kuri ubu ni umuntu uhagaze neza muri sinema nyarwanda bitewe na filime ikunzwe cyane muri iyi minsi yitwa My Heart, anyuza kuri channel ya Kuramenyekanye Empire, aho kuri ubu ngubu ari kugenda akora n'amafuru movie agenda anyuza kuri filime ya Big Mind.
Mwakoze mwebwe twabanye muri iki cyegeranyo, nge twari turi kumwe ni Bimiri, naho iki cyegeranyo cyatambukaga kuri Bimiri 13 Empire. Komeza kudushyigikira ukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze dukomeze kuryoherwa n'ibintu Bimiri 13 Empire igenda tugezaho. Aho vuba hanga tugiye kujya tunyuzaho filime nziza cyane yitwa My Evil Sister in Law igiye kugitambuka hangaha y'uruhererekane. Mwakoze, ikiganiro nakagaruka, bye bye. Nubwo ari umukobwa w'umuhanga mu gukina filime, dore ko ari nabyo bintu yakuze akunda kuva kera mu buzima bwe. Ni umugore w'umunyarwandakazi, akaba umukinnyi wa filime umaze kumenyekana cyane mu Rwanda. Yewe ni umwe mu bakobwa baseka neza, basa neza bigaragarira buri wese, kandi banakunzwe cyane muri sinema nyarwanda. Uyu yitwa Uwimpundu Sandrine, akaba azwi nka Alphonsine. Ikaze nanone kuri Bimiri 13 Empire. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amwe mu mateka y'abastari batandukanye. Je tuzajya tubana mu kiganiro ni Bimiri 13, tubibutsa gukanda ku kazogera kari hasi, mugakora subscribe, share ndetse na comment. Uwimpundu Sandrine wamenyekanye nka Alphonsine, avuka mu muryango w'abana bane, avuka ari umwana wa kane, akaba avuka i Gisenyi Rubavu aho bita i Bugoyi. Yageze mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2007. Uwimpundu Sandrine wamamaye nka Alphonsine yatangiye gukina filime mu mwaka w'2009, ariko aza kwamamara cyane mu mwaka w'2020 nyuma yo guhura na Clapton Kibanki. Iyi nzira ye yo kuza muri sinema yari yayizinywemo n'uwitwa Hanze wakinaga mu Runana. Yari amaze imyaka igera kuri 11 muri uyu mwuga ntacyo arageraho, ariko ubu buzima bwarahindutse, ari mu bakunzwe cyane muri iki gihe ku buryo bitangiye kumwinjiriza, aho kuri ubu agizweho cyane muri filime iri kubica bigacika yitwa Inzira y'umusaraba, itambuka kuri Big Family TV, aho akinamo yitwa Iribagiza. Alphonsine usibye kuba ari umukinnyi mwiza wa filime, azi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nko kubyina, kudoda ibyo tuzi nka tailoring, akaba ndetse azi no kuririmba nk'indirimbo za gospel. Abamubona ku mafoto bakunze kwibwira ko uyu Alphonsine ari umukobwa bitewe n'uko agaragara ku maso nk'aho akiri mutoya, gusa ni umubyeyi w'umwana umwe ndetse n'umugabo umwe. Akaba ahuza akazi ke ko gukina filime ndetse n'umwuga w'ubudozi. Nubwo ari umukobwa w'umuhanga mu gukina filime, dore ko ari nabyo bintu yakunze kuva kera mu buzima bwe. Ni umugore w'umunyarwandakazi, akaba umukinnyi wa filime umaze kumenyekana cyane mu Rwanda. Yewe ni umwe mu bakobwa baseka neza, basa neza, bagaragarira buri wese, kandi banakunzwe cyane muri sinema nyarwanda. Uyu yitwa Uwimpundu Sandrine, akaba azwi nka Alphonsine. Ikaze nanone kuri Bimiri 13 Empire. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amwe mu mateka y'abastari batandukanye. Je tuzajya tubana mu kiganiro ni Bimiri, tubibutsa ko mugomba gukanda ku kazogera kari hasi, mugakora subscribe, share ndetse na comment. Uwimpundu Sandrine wamenyekanye nka Alphonsine, avuka mu muryango w'abana bane, akaba ari umwana wa kane, akaba avuka i Gisenyi Rubavu aho bita i Bugoyi. Yageze mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2007. Uwimpundu Sandrine wamamaye nka Alphonsine yatangiye gukina filime mu mwaka w'2009, ariko aza kwamamara mu mwaka w'2020 nyuma yo guhura na Clapton Kibanki. Iyi nzira ye yo kuza muri sinema yayizenywemo n'uwitwa Hanze wakunze gukina mu Runana. Yaramaze imyaka igera kuri 11 muri uyu mwuga ntacyo arageraho, ariko ubu ubuzima bwe bwarahindutse, ari mu bakunzwe cyane muri iki gihe ku buryo bitangiye kumwinjiriza agatubutse.
aho kuri wagizweho cyane nko muri filime y'uruhererekane iri ku bice bigacika yitwa Inzira y'umusaraba itambuka kuri Big Family TV aho akinamo yitwa Iribagiza. Uyu Alphonsine usibye kuba ari umukinnyi mwiza wa filime azi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ahazi nko kubyina, kudoda, ibyo tuzi nka tailoring, akaba ndetse azi no kuririmba nk'indirimbo za gospel. Abamubona ku mafoto bakunze kwibwira ko Alphonsine ari umukobwa bitewe n'ukuntu agaragara mu maso nkaho akiri mutoya. Gusa ni umubyeyi w'umwana umwe ndetse n'umugabo umwe, akaba ahuza akazi ke ko gukina sinema n'umwuga we w'ubudozi. Alphonsine yavuze ku nzozi afite muri uyu mwuga, hari aho yagize ati inzozi navuga urabona ntabwo umuntu akeneye gukina mu Rwanda gusa, nshaka ko wenda hari igihe kizagera hakaba hari igihe nk'abantu baturutse hanze baza bavuga ati tuje kurokireta uyu mukobwa witwa gutya na gutya twakunze imikinire ye. Yakomeje agira ati urumva buri muntu aba akeneye gukora akava kuri level imwe akagera ku yindi, mba numva naba umuntu ukomeye muri sinema nyarwanda ku buryo n'umwana uzavuka azakura azi izina Alphonsine cyangwa se Sandrine dore ko ariyo mazina yanjye. Yakomeje avuga ko yifuza ko abazavuka bazasanga amateka avuga ko yabaye umunyabigwi wakinnye filime akava ku rwego rumwe akagera ku rundi agahagararira igihugu ndetse bikagenda neza. Yashimangiye ko yumva yuko yazaba kabuhariwe mu gutunganya amafilime ku buryo nabyo byazaba bimwe mu bimwinjiriza agatubutse. Uyu mukinnyi wa filime wakinnye muri filime nyinshi zirimo Papa Sava, Seburikoko ndetse n'izindi. Uwimpundu Sandrine yanahawe ibihembo 2 mu Rwanda nk'umukinnyi mwiza w'umwaka wa filime mu 2020 n'umukinnyi mwiza wa byenda gusetsa w'umwaka mu 2020. Alphonsine amaze gukina filime nyinshi aho harimo Inzira y'umusaraba, Papa Sava, Seburikoko, Ejo si kera, Umuturanyi ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Mu busanzwe Uwimpundu Sandrine uzwi nka Alphonsine ni umukobwa ukunda akazi ndetse ukunda no gusabana. Ikindi kandi ni umukobwa ukunda gutanga ibitekerezo ku kintu icyo ari cyo cyose ndetse akajya inama. Gukina filime ni bimwe mu bintu bimunezeza cyane ku buryo aba yumva nta kindi kintu yakora. We ubwe yivugira ko nta sene n'imwe yamunanira, ariko akongeraho ko sene zamugora ari sene zo gusomana kubera ko ari umumama wubatse, ndetse ko byaje gutuma afata akanya agasaba uburenganzira umugabo we akamubwira ko agiye gukina gusa atazigera bifata nabi, ubwo umugabo we akaza kumwemerera. Bimwe mu bikunze gutangaza abakunzi ba Alphonsine ni nko kubona yambaye neza kuko abenshi baba bumva ari umukobwa w'umunyacyaro wiyambarira za rumbiya, gusa Alphonsine ni umukobwa w'umusirimu wambara ndetse akaberwa, ukunda icyangwe kandi wambara akaberwa. Ikindi harimo nko kumva avuga ikinyarwanda neza kuko benshi bamumenyereye mu rurimi rw'ikigoyi. Reka nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro ni muntu ki, aho twari turi kuvuga kuri Alphonsine umwe mu bakinnyikazi ba filime bagezweho cyane muri iki gihe. Uramutse wifuza ko ari umusitari twagukoreraho icyegeranyo watwandikira muri comment. Nge twari turi kubana ni Bimiri naho ikiganiro cyo nakagaruka, dukomeze gukora like, share ndetse na comment. Ciao ciao.
benshi baramutinya kubera filime nyinshi yagiye akinamo hari umugome. Nongeye kuguha ikazana kuri Bimiri 13 Empire. Muri iki kigeranyo cyihariye tuvuga hamwe mu mateka aba yararanze abakinnyi ba filime nyarwanda. Twongeye kugaruka kuri umwe mu bakunzwe cyane ndetse bazi no gukina bidashidikanywaho kuko hamaze kubigaragaza cyane ko ari umuhanga. Ikaze nanone kuri Bimiri 13 Empire, we ni wa mwanya mwiza wa ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe mu mateka y'abastari batandukanye. Ngiye tuzajya tubana muri iki kiganiro ni Bimiri. Tuyibutsa gukanda ukazogera kari hasi, mugakora subscribe, share ndetse na comment. Inyarwanda.com ubwo yaganiraga na Antoinette w'amahoro, abenshi bamuzi ku mazina atandukanye harimo Intare y'Ingore, Mukadata, Umubyeyi Gito, aho yakinaga ari umuntu utari mwiza na gato. Nta wundi ni Esperantia, umugore wa Seburikoko muri filime y'uruhererekane yakunze gutambuka kuri RTV. Haganiriwe byinshi na Esperantia, abakunzi ba Bimiri Empire tubijeje gushira amatsiko ku buryo bwose. Ibi ni umusogongero. Uwamahoro Antoinette ni umugore w'abana batatu n'umugabo umwe, yavutse kwa 25 Ukuboza umwaka w'1975. Esperantia yavukiye Cyangugu ariko siho yakuriye kuko ababyeyi be bakoreraga mu mujyi wa Kigali, nawe niho yaje gukurira ndetse anahigira amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Mu mubyeyi wubatse ufite umugabo umwe n'abana batatu nkuko twabivuze hejuru. Nkuko yabitangarije Inyarwanda, ni umwe mu bafatiye runini sinema nyarwanda cyane ko nawe hari izo yanditse n'izo yakinishije ku giti cye nka nyirazo, Rugikubita zirimo nka Umubyeyi Gito, Ishyari n'Ishyano, Igihano cy'ikinyoma. Yifashishije itsinda yise Happiness Game Films, aterwa ishyaka n'iyitwa Ikigeragezo cy'ubuzima. Ni imfura mu muryango w'abana 7, kuri ubu akaba atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Iyi ni Bimiri 13 Empire. Uyu ni umwanya mwiza wa ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe mu mateka y'abastari batandukanye. Tuzajya tubana mu kiganiro ni Bimiri. Niba uri mushyashya kuri ino channel, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ibyegeranyo byacu bijye bikugereraho ku gihe. Uwamahoro Antoinette uzwi nka Intare y'Ingore Esperantia amaze imyaka 20 akina muri filime. Yavuguruje amakuru yamuvugwagaho ko ari mu rukundo n'umusore Niyitegeka, bombi bagaragara muri filime y'uruhererekane yesoye buri koko. Yemeza ko amukunda bisanzwe ndetse yishimira ko bahuriye muri filime bagakinana, yiyumva nk'aho amubereye umugabo bari mu rukundo. Yagize ati, nta kindi kibyihishe inyuma, iyo dukina niyumvisha ko ari umugabo wanjye kandi nkabimukundira, ariko iyo dusohotse ubuzima burahinduka. Uwamahoro Antoinette yatangiye akina mu mafilime yiyandikiraga nka filime Umubyeyi Gito, Ishyari n'Ishyano, Igihano cy'ikinyoma, Ay'ubusa, yakinanye n'Abarundi n'izindi nyinshi zitandukanye. Nyuma yo gukora izi filime yaje gukomereza muri filime z'abandi, aho yagiye akina nk'akazi yahawe, aho twavuga nka filime Ruganzu, Rugamba, Serwakira, Urugamba, Samantha, Intare y'Ingore yanitiriwe izina ryayo, Urwobo Rubi, Magazehe, Nyirangona, Mukadata, Giramata n'izindi nyinshi zitandukanye. Kuri Antoinette ni umwe mu bakinnyi b'imena ba filime y'uruhererekane Seburikoko ica kuri televiziyo y'u Rwanda, aho akina yitwa Esperantia. Ni umwe mu bahetse filime nyarwanda kuva mu itangiriro. Ibi byamuhesheje amahirwe yo guhamagarwa hirya no hino harimo hanze y'u Rwanda, aho yahamagarwaga akajya gukina muri filime. Nubwo atamenya umubare w'amafilime amaze gukina kuko ari nyinshi, yadutangarije ko filime yumva ko yatumye amenyekana cyane kurusha izindi, nkuko muri bubyumve mu kiganiro. Ubwo Inyarwanda.com yamubazaga niba bamutinya kubera filime zitandukanye yakinyemo afite ubugome ndengakamere, yagize ati, yego cyane, barantinya bakanyikanga. Ibyo ngibyo ni nko kujya mu murimo ukamenya ko ugomba kwirengera ingaruka zishobora kuzamo.
bahise bantinya kubera ko buri wese atinya gukina ibibi. Ibyo bibi siko ngewe ndi. Ubundi gukina filime ni ukuva muri wowe ukajya mu cyo baguhaye. Ugomba gukina neza, ugakina character ihuye n'imico y'undi muntu baba baguhaye. Nk'urugero aho nagiye nkina nk'intare y'ingore, umubyeyi gito n'izindi nyinshi zagiye zitandukanye. Buri wese akabona ko ari byo kandi atari byo. Antoinette yasoje atanga impanuro ku rubyiruko n'abagore muri rusange. Yasabye urubyiruko kwirinda kugendera mu kigare no kwigana imico y'ibyamamare by'imahanga. Ababyeyi ngo ntibakwiye kwambara imyambaro migufi no kwitwara nabi imbere y'abana babo kuko babigisha ingeso mbi. Reka nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro ni muntu ki, aho twari turi kuvuga Antoinette, umwe mu bakinnyikazi ba filime nyarwanda bagezweho cyane. Uramutse wifuza ko hari umusitari twagukoreraho icyegeranyo, watwandikira muri comment nkomerezaho kubabwira ko kuri ino channel hagiye kujya hatambuka filime nziza yiswe My Evil Sister-in-Law. Tubararikiye kujya muyikurikirana. Ngiye twari turi kubana ni Bimiri, naho ikiganiro cyo nakagaruka. Dukomeze gukora like, share ndetse na comment. Bye bye. Uwamahoro Antoinette ni umugore w'abana 3 n'umugabo umwe. Yavutse kwa 25 Ukuboza umwaka wa 1975. Speransia yavukiye Cyangugu, ariko siho yakuriye kuko ababyeyi be bakoreraga mu mujyi wa Kigali. Nawe niho yaje gukurira ndetse anahigira amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Mu mubyeyi wubatse ufite umugabo umwe n'abana 3 nkuko twabivuze hejuru. Nkuko yabitangarije Inyarwanda, ni umwe mu bafatiye runini sinema nyarwanda, cyane ko nawe hari izo yanditse n'izo yakinishije ku giti cye nka Nyirazo, Rugikubita zirimo nka Umubyeyi Gito, Ishyari n'Ishyano, Igihano cy'ikinyoma. Yifashishije itsinda yise Happiness Game Films, aterwa ishyaka n'iyitwa Ikigeragezo cy'ubuzima. Ni imfura mu muryango w'abana 7, kuri ubu akaba atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Iyi ni Bimiri Satin Himpaya. Uyu ni umwanya mwiza wa ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amwe mu mateka y'abasitari batandukanye tuzajya tubana mu kiganiro ni Bimiri. Niba uri mushyashya kuri ino channel, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ibyegeranyo byacu bijye bikugereraho ku gihe. Uwamahoro Antoinette uzwi nka intare y'ingore Speransia amaze imyaka 20 akina muri filime. Yavuguruje amakuru yamuvugwagaho ko ari mu rukundo n'umusore Niyitegeka, bombi bagaragara muri filime y'uruhererekane Yesoye buri koko. Yemeza ko amukunda bisanzwe ndetse yishimira ko bahuriye muri filime bagakinana, yiyumva nk'aho amubereye umugabo bari mu rukundo. Yagize ati nta kindi kibyihishe inyuma, iyo dukina niyumvisha ko ari umugabo wanjye kandi nkabimukundira, ariko iyo dusohotse ubuzima burahinduka. Uwamahoro Antoinette yatangiye akina mu mafilime yiyandikiraga nka filime Umubyeyi Gito, Ishyari n'Ishyano, Igihano cy'ikinyoma, Ay'ubusa. Yakinanye n'Abarundi n'izindi nyinshi zitandukanye. Nyuma yo gukora izi filime yaje gukomereza muri filime z'abandi, aho yagiye akina nk'akazi yahawe, aho twavuga nka filime Ruganzu, Rugamba, Serwakira, Urugamba, Samantha, Intare y'ingore yanitiriwe izina ryayo, Urwobo rubi, Mpagazehe, Nyirangona, Mukadata, Giramata n'izindi nyinshi zitandukanye. Kuri Antoinette ni umwe mu bakinnyi b'imena ba filime y'uruhererekane buri koko ica kuri televiziyo y'u Rwanda, aho akina yitwa Speransia. Ni umwe mu bahetse filime nyarwanda kuva mu itangiriro. Ibi byamuhesheje amahirwe yo guhamagarwa hirya no hino, harimo hanze y'u Rwanda, aho yahamagarwaga akajya gukina muri filime. Nubwo atamenya umubare w'amafilime amaze gukina kuko ari nyinshi, yadutangarije ko filime yumva ko yatumye amenyekana cyane kurusha izindi, nk'uko muri bubyumve mu kiganiro. Ubwo Inyarwanda.com yamubazaga niba bamutinya kubera filime zitandukanye yakinnyemo afite ubugome ndengakamere, yagize ati yego cyane, barantinya
bakanyikanga. Ibyo ngibyo ni nko kujya mu murimo ukamenya ko ugomba kwirengera ingaruka zishobora kuzamo. Bahise bantinya kubera ko buri wese atinya gukina ibibi. Ibyo bibi siko ngewe ndi. Ubundi gukina filime ni ukuva muri wowe ukajya mu cyo baguhaye. Ugomba gukina neza, ugakina character ihuye n'imico y'undi muntu baba baguhaye. Nk'urugero aho nagiye nkina nk'intare y'ingore, umubyeyi gito n'izindi nyinshi zagiye zitandukanye. Buri wese akabona ko ari byo kandi atari byo. Antoinette yasoje atanga impanuro ku rubyiruko n'abagore muri rusange. Yasabye urubyiruko kwirinda kugendera mu kigare no kwigana imico y'ibyamamare by'imahanga. Ababyeyi ngo ntibakwiye kwambara imyambaro migufi no kwitwara nabi imbere y'abana babo kuko babigisha ingeso mbi. Reka nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro ni muntu ki, aho twari turi kuvuga Antoinette, umwe mu bakinnyikazi ba filime nyarwanda bagezweho cyane. Uramutse wifuza ko hari umusitari twagukoreraho icyegeranyo, watwandikira muri comment nkomerezaho kubabwira ko kuri ino channel hagiye kujya hatambuka filime nziza yiswe My Evil Sister-in-Law. Tubararikiye kujya muyikurikirana. Ngiye twari turi kubana ni Bimiri, naho ikiganiro cyo nakagaruka. Tukomeze gukora like, share ndetse na comment. Bye bye. Hello fellows, ladies and gentlemen. Iyi ni Bimiri 13 Empire nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi noneho twiyizeye kuri kamera. Twari dusanzwe tujyana tubakorera ibyegeranyo tuvuga ku basitari bakina mu nzira y'umusaraba, imwe muri filime iri gukundwa n'abantu benshi cyane. Ukitubona wibaza ati none uyu munsi bimeze gute? Uyu munsi ntabwo mudukorera ibyegeranyo. Ntabwo ibyegeranyo byahagaze, ahubwo uyu munsi tugiye gukora iki? Ubusesenguzi ku nzira y'umusaraba. Ubwo busesenguzi buraba bugendeye ku ki? Buraba bugendeye ku bitekerezo by'abafana b'inzira y'umusaraba, abakunzi bayo, abantu bayikurikirana umunsi ku munsi, kuko iriya filime iri muri filime za mbere zikunzwe hano mu Rwanda. Hari abantu benshi bakunda kugenda bavuga ati inzira y'umusaraba twayobewe nyine uko twamenya iya nyayo. Aturagenda ugasanga ahantu hose inzira y'umusaraba. Uburyo ki wamenya inzira y'umusaraba ya nyayo? Ufata telefone yawe cyangwa computer yawe, ukandikamo inzira y'umusaraba, ugasigamo akanya, ukandika Big Family TV, cyangwa se ukandika Big Family TV akaba ari ushakira inzira y'umusaraba. Iyo niyo channel yonyine itambutsa filime y'inzira y'umusaraba ya nyayo. Izindi zose mugenda mureba, mugenda mushyiraho two to views, tujyane kuri filime yacu twese dukunda. Ubusesenguzi buraba bugizwe n'iki. Mu gice cya mbere turaza kuvuga kuri episode yabanjirije ya 62 yabaye hejo. Igice cya kabiri turaza kuvuga kuri comment zanyu n'ibitekerezo byanyu. Guys, ntarajya kure, nimanze mukore subscribe, mukore no kuri ako kantu ka V kameze gutya. Okay? Ka like. Mulayikinge, mwandike muri comment, muraza kugenda mutwandikira ibintu mwifuza twakongera mu nzira y'umusaraba, ibyahinduka. Mu gice cya gatatu rero turaza kuvugaho abantu bakurikira, abantu 10 ba mbere. Ubwo ni mu 10 ba mbere babashije gutanga comment ejo inzira y'umusaraba igisohoka. Guys, ubwo rero nimba ukunda inzira y'umusaraba, haranira kujya wiyumva muri uwo busesenguzi. Nimba ukurikirana inzira y'umusaraba, uza mu 10 ba mbere bandika comment. Inyuma ya kamera turi kumwe n'uwitwa Jay, nawe mumusuhuze, twagusuhuje cyane. Umeze neza? Guys, yabahaye peace. Ku munsi w'ejo twarebye igice cya 62 ku nzira y'umusaraba. Abantu benshi twakomeje kugenda twumva batubwira ngo mushiki wa Cyusa niwe ufite ikimenyetso twakwita nkaho ari icyanyuma. Guys, ni ibintu twese biduteye amatsiko
habaho ukunda inzira y'umusaraba, ndabizi ko nawe ari kimwe mu bintu biguteye amatsiko. Ese guys, wowe dukurikiye urabyumva gute? Ese ni ikihe kimenyetso? Icyo kimenyetso urakeka ari ikihe mushiki wa cyose azabazanye? Aha, iriya filime Inzira y'umusaraba, agashya kayo cyangwa umwihariko wayo, ni filime irimo abasitari twese twagiye dukunda. Abasitari ba kera, harimo Bantare y'Ingore, Fabiola, n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Ese muratekereza mushiki wa cyusa yaba nkandi yaza ari nk'uwuhe musitari? Okay, reka tuvuge mu basitari bari yabandi, haba bashyashya haba abasitari ba kera, murumva mushiki wa cyusa yaba ari uwuhe? Ibyo muraza kugenda mubitubwira muri komenti, mutubwire n'ukuntu mubyumva n'ukuntu nyine bizagenda igihe bamaze kubona ikimenyetso cyerekana Iribagiza wa nyawe. Kuko turacyari mu rujijo, Isimbi aracyakomeza kwita Iribagiza, Iribagiza agakomeza kumwita Isimbi, ni ibintu bigikomeje kudushyira mu rujijo. Guys, uyu munsi rero reka tubanze tuvuge ku ba top 10 commenter, abantu bakomentinze mu minota ya mbere. Okay, nimba filime igiyeho saa sita zuzuye, ako kanya hari abantu bahita batangira guteraho comment, like kuko siko abarebye bose bagenda batera comment. So abantu bateye comment bambere tugiye kuvuga 10. So nago turi bite tubabwira ngo buri wese yateye ihe comment, ahubwo buri wese ukurikirana Inzira y'umusaraba azajya yiyumva. Harimo uwa mbere wateye, ubwo ni top commenter. Uwa mbere yitwa Isezerano Pera Viteri, niwe wateye comment ku mwanya wa mbere Inzira y'umusaraba igisohoka. Uwa kabiri, guys, nimba udukurikiye, nimba ukunda Inzira y'umusaraba ukaba utiyumvishe mu ba top 10 comment, menya ko utari umukunzi wayo. Okay, ushobora no kuba umukunzi wayo, gusa nimba ukunda Inzira y'umusaraba jya uhora uri update, bashyireho ushyita utera comment kugira nawe ubutaha uziyumve hano. Uwundi yitwa Simpa 7020. Uyu turaza no kuza kumugarukaho by'umwihariko ku bintu bijyanye n'amafilime nyarwanda. Ndatekereza azwi n'abantu benshi kuko n'abantu bakunda gukurikirana amakomenti. Uyu muntu Simpa 7020 ni umwe mu bantu bafite umwihariko, turaza kumuvugaho nyuma. Reka tubanze turebe uwa kane. Umuntu wa kane wabashije gutera comment Inzira y'umusaraba igisohoka yitwa Mushimiyimana Jeannette. Nawe congratulation kuko ubashije kwiyumva mu bakunzi b'Inzira y'umusaraba. Guys, nimba dukurikiye nawe haranira ko ubutaha waziyumva muri aba bantu batera comment ku mwanya wa mbere. Okay, na like ni byiza, gusa jya ugerageza gutanga comment. So akamaro ka comment ni akahe? Akamaro ka comment zidufasha kumenya ibintu twahindura, ibyo twakongera, no kumenya mwe mudukurikiye ibitekerezo byanyu. Undi muntu rero uri ku mwanya wa gatanu no witwa Mwizerwa Consilia. Congratulation, nawe uri mu bantu babashije gutera comment mu minota wa mbere. Ubwo n'abantu 10 batera comment mu minota wa mbere, apana ngo abantu 10 batera comment mu minota 10 ya mbere, oya, ku munota wa mbere filime ikijyaho. Undi muntu nindi, undi muntu yitwa Masengesho Claudine. Nawe congratulation, nawe ari mu bantu bateye comment, ubwo akaba ari ku mwanya wa 7. Masengesho Claudine nawe akaba ari umukunzi w'Inzira y'umusaraba, aho rero update filime ijya kugeraho nawe yamaje gushyiraho ake. Undi muntu yitwa Ufite Amahoro Chantal. Congratulation, nawe uri mu bantu babashije gutera comment ku mwanya wa mbere. So guys, bibutsa gukora subscribe ni BM13 Empire, niho muzajya mugenda musanga ibyegeranyo ku basitari bagiye batandukanye. So nago tuzajya tuvuga ku basitari bakina mu Nzira y'umusaraba gusa, tuzagenda tuvuga no ku bandi basitari batandukanye, harimo abasitari mugiye mumenyereye nka Bakiramani, Bansabi, Babijebja. Abo bose turabizi ko mukeneye kumenya ese background zabo nizi, hahashize habo hameze gute. Ibyo tubasezeranyije ko tuzajya tugenda tubibagezaho. Aha, undi mu commenter uri muri top 10 yitwa Francine. Nawe mu muhe congratulation. So mbanza maje no kumuvugaho. Dukomeza kuri Uwimana Claudine.
Congratulatory nawe uri mu 10 ba mbere babashije gutera comment ku nzira y'umusaraba igisohoka. Undi ni Umutesi Joyeuse. Congratulations Umutesi Joyeuse. So guys, abantu mukunda inzira y'umusaraba muza aho ngaho muri comment mugende mushyiramo udutima, mwandike ibitekerezo, muvuge ibyahinduka nyine nibyo twabongereraho mwebwe mwifuza. Mwagiye mubanza gusaba ngo inzira y'umusaraba ngo tugende tuyinyuzaho buri munsi, ibyo byarakozwe. Murongera muravuga ngo iminota tuyongere, dutekereza ko iriya minota batari mike, iriya minota bari myinshi, murayireba namwe mukishima. Mwanje kuvuga ngo iminota tuyongere, ngo iminota ni mikeya, ibyo byose byarakemutse. Ese ni ikihe kindi kintu waba warasabye ukabona kitarakemutse? Uraza kutwandikira muri comment ibitekerezo byanyu n'ibyo tuzajya tugenderaho, dukomeze tugeze ku wanyuma ari we niyo nkuru Clementine. Abo bantu twavuze ni abakunzi b'inzira y'umusaraba, by'umwihariko baba bari update buri uko film igiyeho, ako kanya bahita batera comment, kandi dukunda ibitekerezo byabo, turabakunda cyane bitewe n'urukundo batugaragariza. Tugiye kuza rero kuri wa muntu twavuze ngo tube tumwibike. Uyu muntu yitwa Simpa 7020. Nta comment utamusangaho kuri filime nyarwanda. Umwihariko we asupportinga filime nyarwanda, haba filime la vie usangayo comment ye, ijyango cy'urukundo usangayo comment ye, inzira y'umusaraba. Nta filime nyarwanda muri make atagira ate adasupporting. Turaza kuza kumushyiraho muri screen kugira ngo muze kumureba. Afite ifoto y'umukobwa n'ikanzu y'ubururu. Ni umwe mu bantu bakurikirana filime nyarwanda. Guys, twakifuje ko abantu mwese mwaba nkawe mukajya mugerageza gusupportinga filime nyarwanda, kuko nitudakunda iby'iwacu regana nubwo bizigira bitera imbere. Uyu Simpa 7020 congratulation niwe uyoboye abantu bose batera abantu 10 bose twavuze, we arabayoboye, kuko nubwo atatera comment ku munota wa mbere, comment ye ntishobora kubura kuri filime nyarwanda n'imwe. Noneho guys, tugiye kuvuga umuntu watanze comment akaza kugira like nyinshi, kwa kundi mwandika ngo umva ngo bayo wa mbere ngo mumpe ngo like. Uwo muntu sasa wagize like nyinshi niwe tugiye kuvugaho. Ndi kumushaka, afite like 555. Umuntu rero wateye comment akabasha kugira like nyinshi yitwa Uwineza Jeannette 874. Yagize like 562. Abantu bamureplayingiye comment ye ni abantu 15. Comment ye yagiraga ati abantu mwanga isimbi na nyina wabo munsigire like. Oh guys, nizeye ko mutabyegereje umutima pe, kuko nk'uyu buntu rwose bavuze ngo abantu banga isimbi na nyina wabo ko bamuhera iki. Dore rwose mwazi muhundagajeho abantu 562 bose bamuhaye like. Ubwo abantu bose bivuze ko banga isimbi na nyina wabo. So reka turebe muri replays yagize. Hari uwitwa Nyirangaruriye Florida wamuhaye like. Haza Mukamana Esther wanditse ngo isimbi na nyina wabo nta buntu bagira. Guys, nizeye ko ibintu mutabyegereje umutima. Undi arandika ngo uwitwa Mukamana Esther arandika ngo sha Fabiola ni umugome pe, kuko nge ndamwanga cyane. Oya, ndamwanga pe okay, yaranditse ngo sha Fabiola ni umugome pe, kuko nge ndamwanga cyane. Uwitwa Kampundu Elevania nawe aramusubiza ati erega bariya nabagome, ubusisimbi kavuga ngo aramukunda, icyo yamariye cyusa ni ikihe katamutabaye. Guys, nimukajye mubyegereza umutima. Nubwo mwavuze ngo abantu bamwanga, okay, ushobora kumwanga bitewe n'ubutumwa ubutumwa ari kugerageza kubaha, ariko ntago burya ariko biba bimeze. Ntukabyegereza umutima ku buryo ngo mwahurira no mu muhanda ukaba wamutuka, dore ko ari abafana rero bansetse. Ugasanga umufana yanze umuntu
ahantu hose ugiye no kuri TikTok waba wishyira aka video akajya akagutuka pe guys. Nago nyine biriya no butumwa baba bari gutanga, ntago ari ko umuntu aba ameze. Noneho haza uwitwa Uwizeye Claudine avuga ati nanjye ntago mbashimira ariko nyine ni filime. Uyu we congratulation Uwizeye Claudine. Guys n'abari filime ntago nyine ugomba kwagatinga ibintu baguhaye, ugomba kwishyira mu isura y'umuntu bakubwiye kubaho. Rero ntukavuge ngo ndamwanga, dore twakoze icyegeranyo ku ntare y'ingore, naho turaza kucaho tubanze dusome comment abantu bagiye bandika, ugasanga umuntu abantu bamufata uko atari, bavuga ngo ni umugome, nta kindi kintu abafite gukora. Nyine aba ari akazi, abagomba gukora akazi nkuko agasabwa. So guys, nago mwese twagenda. Okay, so ntadagenda, reka tubanze turebe kuri no comment yitwa ngo Nyanome Aline. Yarongeye ati nimutwongera iminota please. Guys, iriya minota si bihagije koko? Iriya minota bari myinshi kandi ntako tuba tutagize. Rero guys, mwakoze kuri comment zanyu, n'uyu wanditse ngo bongere iminota, turaza kuza kubyigaho turebe koko nimba bikwiriye bitewe n'ibyo abandi baraza kutubwira. Ese wowe udukurikiye urumva kongera iminota bikenewe? Aha, reka tubanze tugaruke noneho ku cyegeranyo cyakozwe ku ntare y'ingore. Hari amakomenti twagiye dusoma. Guys, abantu baba bagiye bakabyegereza umutima ukagira ngo ntago ariko biba biri, ukuntu abantu bafata siko baba bari pe. So nago turi busomeho komenti zose ngo tuzivugeho tugire ute, gusa hari abantu nasanze ko ibi bintu baba barabyegereje umutima pe. Katubanze ndebe imwe muri komenti abantu bagiye bandika. Kamera mabi katinge. Urabikatinga shana, ndazibuze komenti. Iminota ibaye ngahe? Nakubita. Hazina ringora rihe. Okay, namubona. Okay, noneho tugiye kuvuga kuri comment zagiye zimugarukaho. Intare y'ingore niko mwamumenyereye, ni mwamumenyereye ngo nka intare y'ingore. Bamwe baranditse ati, uwitwa Byukusenge Belize yaranditse ati, uyu mubyeyi ndamutinya pe, hari ukuntu yikaroma ukabona nikateye neza neza. Uriya mama aritonda, ni umumama usabana, ugira inama abantu, turamukunda cyane, ntago ari kateye guys. Biriya bikora ni mu ishusho y'akazi. Iriya shusho mumubonamo niyo shusho akwiriye kugaragaramo, ni ishusho y'akazi, kuko ntago filime zose yakinnye yagiye akina ari intare y'ingore. Aba hari wanditse ati, uyu mubyeyi afite impano yo gukina, njye ndamukunda, congratulation kuri mubera ngo Jessica wanditse ko amukunda. Nibyo guys, ntago uba ugomba kwanga umuntu kuko ni message abari gutanga, ntago aba yirenga biriya bintu baba bakina. Hari abantu hano hanze babikora bateye kuri. Hari uwanditse uwitwa ngo Irashoboye Helena yaranditse ngo arakabya pe, njye ndamutiye. Nta mpamvu yo kumutinya, ni umwana mwiza. Undi yaranditse ngo uyu mubyeyi ndamutinya, ibintu akorera Iribagiza. Biriya ni filime, ni nkuko hari abandi bamutinya ngo kubera ngo ibintu yagiye akora mu ntare y'ingore akorera Rosine. Hari uwanditse ngo reka tubanze tubirebe, ngo njyewe n'ubu mufata nk'umugome pe, gusa bigenda bishira, bigomba gushira. Uyu yitwa Tutu Official. Tutu Official yaranditse ati, njyewe n'ubundi mufata nk'umugome sha, Tutu ntago ari kameze pe, ni umwana mwiza, aritonda, ni byiza nubwo bigenda bishira. Buriya uko umuntu agenda asobanukirwa ibintu bya filime nibwo agenda yumva ko ibintu umuntu akina aba atari byo. Murerwa nuko yitwa D7X yaranditse ngo n'ubundi akina ibintu bimurimo. Guys, nta nahantu noneho bihuriye nawe wanyawe. Ibintu akina ntago ari okay. Gukina ibintu bimurimo ushobora kuvuga ni nkuko nyine
ashobora gukina ibintu bijyanye n'ibyo bamusabye akavuga ati ni akazi ndimo, nimba ari mu kazi agomba kuza mu ishusho y'akazi akabikina nyine nk'akazi bimurimo, ariko si bimurimo ku buryo bw'uko ari kateye. Si bimeze tu okay. Abashaka ko tuzamuza nubwo tuzamuza. Ari uwatwandikiye uwitwa Claudette Nzoyihaya yaranditse ngo tuzamukorera icyegeranyo kuri Iribagiza. Icyegeranyo kuri Iribagiza twaragikoze, sinzi nimba utarakibonye, ni nacyo kijya cyegeranyo dufite hano kuri B13 n'Impaya twatangiriyeho dukora ku nzira y'umusaraba. Uwitwa Irashoboye Helena ndumva twari twamusomye, yanditse ngo arashoboye pe, njyewe ndamutinya cyane. So guys, mujye mukomeza muduhereze comment zanyu, mutubwire ibitekerezo byanyu, tubabwira ati ino ni B13 n'Impaya, turabasaba gukora subscribe, mukandika muri comment, mugakora like, mugakora share, kuko very soon tugiye kujya tubanyurizaho filime, tuzatunyuzaho filime zitandukanye. Rero tuzatugenda tunyuzaho filime zirangira, tunyuzaho dufilime tw'udushoti. Ubwo iyo mvuze filime irangira ni full movie, ariko irangira hakaba na filime ya short, iba ari filime short, aba ari udufilime dutoya kafite nka message runaka. Hakaba na filime y'uruhererekane tuzagenda tunyuzaho ubwo ya series yitwa My Evil Sister in Law. So turabashishikariza gukora subscribe, mukajya muyikurikirana, mukatwandikira comment, kuko mutwandikiye comment tumenya ibyo duhindura, tukamenya ibyo mukeneye. Muba muri kure yacu, ntago twabasha nyine kugira undi buryo dukominikanamo atari ubwo kunyuza muri comment. Mwakoze kubana nanjye, ni Bimiri. Ibyegeranyo byo tuzakomeza kugenda tubibagezaho, bivuga no ku bandi basitari batandukanye. Gusa muraza kutwandikira muri comment ni uwuhe musitari mwifuza ko yazagaragara muri iyi filime ari mushiki wa Cyusa. So njye mwari muri kumwe nawe ni Bimiri. Bye bye.